Ndabasuhuje cyane. Muri video zacu ziheruka twari twize kuri programming, tubabwira programming icyo ari cyo, indimi za programming icyo ari cyo, ndetse n'uko wahita mu rurimi rwiga. Twari twavuze ko tuziga kuri JavaScript. JavaScript ni ururimi rwa programming rukoreshwa cyane muri website. Ngo iyo ukoresha website ikoreshwa mu guha ubuzima website yawe. Twari twakoresheje website dushyiramo HTML na CSS, HTML ugashyiramo amakuru, CSS kaza igahindura uko amakuru agaragara, ukayashyira mu mataburo agaragara neza, ugashyiramo amabara yandi ukoresheje CSS. Noneho iyo uzanyemo JavaScript ushobora gutuma iyo website wakoze igira ubuzima, nk'uko iyo umuntu umukirigise anyeganyega cyangwa se wa muntu ushaka babara, JavaScript nayo yongeramo utuntu nk'utwo, iyo ukanze buto hakagira ikintu kiba. So JavaScript nibyo ikora, tuzabirebaho cyane. Noneho abantu benshi bakunda kwiteranya JavaScript na Java. JavaScript na Java biratandukanye kubera ko JavaScript yaje nyuma ya Java. Noneho iza yitwa Live Script imeze nk'aho ishingiye kuri Java. Abantu baravuga bati reka tuyimenyekanishe nka murumuna wa Java, abantu bayimenyere. Abantu bamaze kuyimenyera rero yaje kugeraho irakomera, noneho itangira kugira ubushobozi bwo kuba yakora yonyine idashingiye kuri Java. Birangira noneho ubu ngubu nta hantu na hamwe ihuriye na Java. Ntabwo JavaScript na Java ari bimwe nk'uko abantu benshi bajya babivuga, biratandukanye. Noneho rero reka turebe JavaScript ikora gute. Nk'izindi programming zose, icyo ukora ni ukwandika code muri IDE cyangwa se Integrated Development Environment. Iyi ngiyi ni software cyangwa se program wandikamo amacode. Abantu barazizi nka Notepad muri Windows, hari nka VS Code, hari Sublime. Abantu benshi barazizi, twanayikoresheje turi gukora website. Iyi ni IDE, niko bayita IDE cyangwa se IDE mu Kinyarwanda ushatse kubisoma gutyo. Uba ukeneye kwandika code muri iyi IDE. Noneho iyo code kugira ngo ikwereke icyo yashaka gukora, ukoresha icyo bita JavaScript engine. JavaScript engine ni nk'uko izindi programming languages ziba zifite ibyo bita compilers cyangwa se zifite ibyo bita interpreters. JavaScript ifite ibyo bita JavaScript engine. Izi engine akenshi zisanga muri browsers. Usanga browsers arizo zifite izi engine. Nko muri Chrome harimo iyitwa V8 cyangwa se V8 cyangwa se V8, ni engine iba muri Chrome, muri Google Chrome. Muri Firefox habamo iyitwa Spidermonkey. Muri Internet Explorer n'ubwo itakibaho habagamo iyitwa Chakra. Hari izindi zitwa JavaScript Core, Squarefish, Safari n'izindi. Iyo Squarefish niyo kuri Safari, n'izindi nyinshi abantu baziha amazina atandukanye. So izo nizo ni engine zigufasha gutuma ibyo wanditse, code za JavaScript wanditse zigira icyo zikora ukakibona. Niki noneho wakora ukoresheje JavaScript? Ukoresheje JavaScript wakora ama website, ushobora gukora application za telefone, ushobora gukora software za mudasobwa, ushobora gukora games, ushobora gukora AI, ushobora gukora machine learning, IoT n'ibindi byinshi biterwa na environment uri gukoreramo. JavaScript ikora ibintu byinshi cyane. Gusa abantu benshi tuyikoresha muri website, ntabwo dukoresha ubushobozi bwayo bwuzuye, ariko n'ibindi byose ushobora kubikora. Noneho ni iyihe mpamvu noneho tugiye gukoresha JavaScript? Ni iyihe mpamvu tugiye gukoresha JavaScript? Impamvu ya mbere ni uko JavaScript nirwo rurimi rukoreshwa cyane kurusha izindi. Mu mwaka ushize wa 2020 ari rwo rurimi rwakoreshwaga cyane kurusha izindi mu isi. Iryo programming language ikoreshwa cyane. Ikindi kandi nk'uko maze kubibwira, ikora ibintu byinshi cyane. Wakora software za telefone, wakoresha software za mudasobwa, wakora ama website, wakora AI n'ibindi byinshi wagenda ukora ukoresheje JavaScript. Ikindi kandi ifite n'amahirwe yo kuba wabonamo akazi mu gihe wifuje kuba wayikomezamo, akaba ariyo language uzajya ukoresha. Ntabwo bigoye ko wabonamo akazi. JavaScript ni language yoroshye kuyiga kandi ntabwo ikeneye ibintu byinshi ngo uyikoreshe. Urabona nk'izindi language iyo ugiye kuyikoresha ukenera kubanza ukadownloadinga amasoftware menshi anaremereye, ariko muri JavaScript ho ufite Notepad yawe, ufite na browser, ushobora kuyikoresha wayikoresha ukaba wakandika amakode yawe ukabona n'ibyo ari gukora, utiriwe ukenera ibindi bintu. Uretse ko kugira ngo nyine code zigaragare neza ukenera IDE zimeze neza cyane, nyine zigaragaza
amakode neza, ariko ufite notepad na browser byonyine ushobora kwikoresha, ntabwo ukeneye ibintu byinshi. Ikindi kandi iri somo tugiye kwigisha nuramuka uryize, ibintu turi bukwigishamo ni ibintu by'ingenzi muri programming language, bishobora kuzagufasha kujya kwiga indi language noneho bikakorohera. Uvuye nka hano muri JavaScript tugiye kwigisha, ugiye kwiga Java ntabwo bizakugora, ugiye kwiga Python ntabwo bizakugora, ugiye kwiga C ntabwo bizakugora. Niyo mpamvu iri somo nyine rya JavaScript riragufasha kuba wamenya programming muri rusange, ariko binaguhe na ya mahirwe yo kuzabona akazi, yo kuba wakora bya bintu byose ikora, kandi unakoresha language ikoreshwa n'abantu benshi ku isi. Iyo ufite community abantu bangana gutyo bayikoresha, biragufasha ko wabona support ukeneye ubufasha, hari ikintu kitari kugenda neza ko wabuza abo bantu bose bayikoresha. Hari imbuga nyinshi bahuriraho bashobora kuguha ubufasha. Noneho ikindi kintu kandi cy'ingenzi cyane ni uko iri ni ryo somo ryonyine uzigera ubona mu Kinyarwanda rishobora gufasha gusobanukirwa neza ibintu byose kuri programming. So fata umwanya wawe ubundi dutangire twige.